abantu bajya birinda gushaka kuhagarara amasezerano kandi mana wawe niyo mpamvu bageze bahura n'akaga batangira kubona Imana yavuze kandi itavuze kubera ko bahagiye igihe kitari cyagera. Imana yakomeye, Imana yaguhetse, haleluya, kuko kibari guhetse. hagiye gusigara bakiya beza. Bwana sifiwe. Bakiya beza. Abantu nibasenge cyane. Bwana sifiwe. Ariko bari mu ihema ry'Imana ry'Uwiteka ngo bararinzwe ntacyo bazaba. Ngo bazabyumvisha amatwi ariko ntabwo bizabagiraho. Ngo bazabirebesha amaso ariko ntabwo bizabagiraho. Ko numva ayo magambo ntari kuyumva neza. Nuba ngo ibi cyo kujyamo biragoye kandi biraruhisha. Kandi none nta mikini ihari. Kuko Imana yatanzaga umwanya wo kwihana abantu bigeze bihana. Abantu barashaka kuri Imana mu jisho. Haraza gusigara bakiya beza. Imana yaravuze ati ngo niko bahoze. Imana z'abakozi Imana mu muhanda ngo nizarabisha. Imana irize kandi rata. Abantu nibasenge bave mu gahuge begera Imana cyane. Brazil hari amasengesho Imana itazumva. Hari amasengesho y'amatakira ngo basenga kuko ibyago byabazi Uwiteka nagaza yumva. Nagize rero ko ari komeye cyane ubwo nari njyamye mbona ibigiye kuba nanjye ngira ubwoba. Abantu nibasenge hari amasengesho Imana itazumva. Zaburi nshya. Yes, bakonza zamu twongeye kusuza mu izina rya Yesu Kristo. Turifuza amahoro Imana ngo abane namwe mugubwe neza muri hose kandi ko kwiza kw'Imana komeze kubana namwe. Plaisir naganzwe gusohoza. Hanyuma uyu munsi twagize umugisha ukomeye cyane, mwajyaga mwumva abantu b'Imana ukumva umwe ku ruhande undi ku ruhande, ariko noneho ubu munsi turahuye bari kumwe bose. Turi kumwe n'uwitwa Boaz. Vanessa sifiwe. Ariko tubanze duhovera nitwe duheruka. Amahoro y'Imana. Amahoro. Meze mute? Papa Ganza. Papa. Vanessa sifiwe. Kuguhovera yewe ni mano bari hatari kabisa. Ndiko. Yesu asifiwe cyane. Ahimbazwe. Meze neza. Meze neza. Namahoro. Boa. Urabona umugabo ushima Imana yitwa Ganza. Musuhuza ari kubanza umwumve neza. Banza umugwemo. Umusore cyane. Uri umusore. Ari wowe nawe munini nini. Oya ni ngiyewe biragaragara. Ejo hanjye ni neza. Ari wowe naganza umunini. Umunini ni ngiyewe. Wenda warabasha bituza nkamurusha uburebure. Yihangana. Atarandusha ubunini nanjye nkamurusha uburebure. Dushima Imana cyane rero kwitugeje hano. Reka mbanze nakire Ganza atangire adusengera Imana, hanyuma dufata akanya gatoya tuganire. Murana ko ibintu ntago bisanzwe uyu munsi kabisa, ntago bisanzwe. Mana mu izina rya Yesu Kristo turagushimye cyane turakubashye. Ikiganiro reka ro kiyoborera mu izina rya Yesu Kristo, kandi abagiye kumva ikiganiro reka bagira ahantu bava ndetse naho bagana mu izina rya Yesu Kristo. Reka mukunzi mwiza uvana abantu mu mwijima ndetse ubatwikire kubera ko ibikomeye biraje, kandi mukunzi mwiza abafite ikimenyetso cy'amaraso abo ngabo nibo bashinganye mu izina rya Yesu Kristo. Turaguhamagaye muri aya masaha tubohoje kino kirere elina huwa bodestaya enide bodestika shando de bodestaya eninwa niwa baba ya sare baba herere baba jara baba mu izina rya Yesu Kristo. Duhamagaye Imana yera ngo ni urukubane natwe ihera la bodestika bodestayi. Urakoze cyane kuri umuhanda rwacu. Amen. Boachi. Thank you. Achira ja. Okay.
n'amavuta gusa. Haleluya. Imana yakoze neza ibidutangaza abantu bo muri iyi si batari babona we. Mana ishimwe ngo duhimbaze yateguye ijuru rishya, igategura ubuzima, igategura icyerekezo, igategura abasore, igategura abapapa, igategura ababyeyi, igategura inkumi. Duhimbaze yateguye polata fosa. Imana ishimwe cyane. Turi kwija bari vuga ngo noneho imusina kubohora. Imana ikubohora nahangaye kubohore. Ganza uyu munsi wameze gutera? Meze neza ndashima Imana. Imana yabanye nanjye. Ubwo najyaga hanze Nairobi kuvuga Imana. Yagendanye nanjye igarukana nanjye nanone. Turacyavuga imbaraga zayo. Ejo bundi rero nkubonye handi kubwiriza mu rusengero sinari nkuzi. Narakubwiye nti wa musore we. Imana yarambwiye ngo oyobora groupe ati nibyo koko. Uzajya hanze ati nabwo ndagiye. Nkubwira byinshi ngo Imana ijya kukurinda ngati wa muntu w'Imana. Uwo muntu w'Imana ukomeye cyane. Nanjye urambwiye ati Imana irambwiye. Numva natunguwe cyane. Nari nzi ko abasore nkamwe mwibera mu kabari hanze aho nyine abaterura nyine bidomoro ariko sanga uri guterura ijambo ry'Imana ukabaye sanga Imana yuzuye muri wowe. Nashimye Imana cyane. Abasore bose ari hanze ahangaha ameze nkaganza bazi batwegera tuvuga Imana neza izatugirira neza. Haleluya. Amen. Ufashijwe gute rero? Nafashijwe cyane kubera ko ikintu cya mbere ngewe cyashimishije Yesu yankoreye kikanezeza umutima wanjye nuko yambabariye ibyaha. Yakubabariye ibyaha. Nyuma y'imbabazi nta rundi rubanza. Yego. Ndetse ari nako ngomeza gusengera urubyiruko kugira ngo narwo ruve mu mwijima, narwo ruze mu mucyo, ruve mu bata bwa Satani. Yego. Ubundi icyo twita iherezo ryiza narihabwa ryari habwa gute riva iherezo ryiza? Iherezo ryiza turibonera muri Kristo Yesu. Muri Kristo Yesu. Hanyuma umuntu kugira ngo azabone iherezo ryiza rero biva hehe? Nuko agira ubutunzi bwinshi n'amazu menshi cyane isuwa nziza n'ubunini niki? Ntago ari mu bunini, ntabwo ari amafaranga, nta nubwo ari igihagararo, si n'uburanga. Ni muri Kristo Yesu, kwemera Yesu Kristo umwami n'umukiza. Ntabwo ari uburanga. Ntabwo ari uburanga cyangwa amashuri. Ndafashijwe. Ubwo atari uburanga rero Imana iravuga ngo Dawudi wari mu ishyamba naveyo bamuha ubwami mushyira ku ntebe umuntu wese aho uri hose icyiciro cyose waba urimo. Yesu aravuze ngo ntabwo abana ku butoni nawe yakugirira neza. Naganza bamuhamagaye ubundi Ganza uri umusitari koko. Natubwire naduha amakuru. Nehama yako Nehama y'Imana gusa. Ubuzima nari ndimo nubwo agisitari kuko nendaga abahanzi bakomeye ba Drum Boys ba Band Boys bona sifiwe. Nibwo buzima nari ndimo. Cyo gihe ndi umusitari nefite buri kimwe ariko hari ikintu kimwe naburaga nta address nari mfite. Address umuntu afite Yesu afite address. Bunu kuvuga ngo nari mfite byose. Umukobwa mwiza abaga ari hafi yanjye. Ubuzima bwanjye ariko bwari bwarapfuye. Ubuzima bwanjye bwari bwaranyanyagiye. Nta byiringiro nari mfite. Ariko Yesu ahageze aranyitegereza. Aravuga ngo baho. Yansaze nigaragura mu ivata. Yawuruje polosoko bodeba. Ni pade sole pasa. Manishimwe. Icyo nakundiye Yesu nyuma y'imbabazi nta rundi rubanza. Ikintu yankoreye kikaneza umutima wanjye nerekana nyivuga nuko yambabariye ibyaha. Amen. Noneho rero abari muri Kristo Yesu natekana bazacirwa. Ndafashijwe. Ndafashijwe. Kubera kuri muri we nako muri we amusaba icyo ashaka cyose azagihabwa. Hari za Petero yavuze aravuga ngo duhinduke nk'amabuye mazima irebuye rusitaraho ugakwemereka ariko ntabwo rikomereka. Twebwe tuyiki amabuye mazima urutani Kristo Yesu kurimo Yesu andimo abantu mwizera Imana abakomeza Yesu arakomeza Yesu araburana Yesu aratsinda Yesu akomeza isezerano kandi cyagambiriye anagisanga mu busitani bw'umuntu akamukurayo akavuga ngo sanze wigaragura nivata ariko nkubonye sanga benshi muri wowe baracikiye abagabo baracikiye abasore baracikiye ariko je Yesu mugezeho ndakubwira ngo
baho baho wa mugore we baho wa mugabo we baho wa musore we baho wa mukobwa we baho wa munyamahanga we baho wa munyarwanda we akira kubaho nonaha furamu nawe ndafashijwe umva ndafashe hanyuma ganza reka tugende akantu ku kandi utubwiye ngo uvuye muri Kenya gukora iki uribuka kera ejo bundi ntambuka n'urushiga fala ko enia bobala ori nanga nzambe ya mokonzi ya Yesu nzambe enia kokobola si yakabala tutabula si yabalanga si yakotefa bula si yakuku belazala benima mokonzi ya Yesu urukundo rwe nirwo rwatubatuye nituvana mu byaha nimbara gutambuka n'ejo bundi yego telefone yamamaga Yohansi yego Marangwa mumeze gute mukozi Imana turaho amahoro nacyumwe cyashizemo kandi yego arambwa se ko tugukeneye mama wamamagaye uri hanze amase waza ukatubwira Imana ndavuga mubyeyi mwiza ntakazi mfite akazi mfite nako gusengera abantu arambwira ngo ikibazo dufite ntaga ari uko ikibazo cy'amafaranga ngo nifite ikibazo cy'amafaranga gitikiye ngo mbashe kugenda ariko ikibazo ngiye mfite ntaga ari ikibazo gitike ahubwo watwemerera ukaza yego Munda gukora ikintu cyavuye mu bushake bw'Imana. Gukora ikintu cyavuye mu bushake bw'Imana ni ikintu ukora uko maje kubaza Imana. Ndavuga okay, none mumereze iminsi 3. Nzamuka umusozi. Banze mbaza Imana. Imana siza kubaza ni byiza. Imana kubaza Imana se ni kubera cyo wabajije Imana kandi wari umurimo w'Imana urugiye. Ni umurimo w'Imana ariko. Ibintu byarivanze byarivanze kandi twarinjiriwe niyo mpamvu nabanje kujya kubaza Imana menye neza ibyo ari urugendo ngiye kujyamo cyane ko n'ubwa mbere ngiye kugenda manze menye neza ibyarugo nubwo Imana yamaze iminsi ruvuga ariko nenyere kumenya amakuru yarwo banze umenye kuko niba ari igihe cy'Imana cy'Imana kuko hari igihe ushoboye Imana itavuze ugahora n'ibibazo bikomeye cyane nzamuka umusozi ngenda njya kubaza Imana Mana ambwaterega mwana wanjye urugendo naruvuze yego urugendo naruvuze muyemo barriere genda oho nese homagara okay Imana yabyemeye Imana yabyemeye mobile money yawe niye ariko haleluya Mana shimwe cyane Mana we mobile money yawe niye momo yawe niye ukubaza ubusa Nyongere ahubwo mobile money yawe niyi Mana we nabyumvise nagiye ndi muri Ebole Kotabo de Style ndi mu kirere cya gatatu ariko Yesu nditegura ndagenda yego ngirayo taxi vatiriza kumfata siko neza ari moto iribuze kumfata neza ko ari moto agashiro niki agashira amavuta muri ndicyo mwahaye bakozi bimana agaciro amavuta byabasha kuzamura umuntu akamugezana tagombye kugiza bete ngombe amashuri iki ukahagira kubera Imana gusa ndagenda taxi vatiri yaje kuntora bagenda banyereka amazu banyereka ahantu hose ndavuga Mana ni wowe koko haleluya kubera Imana himazwe cyane amen nubwo buryo nagezeyo ugezeyo rero bari bagutumiye mu biki byari bimeze bite hari mu rusengero nari ngiye kubohora abantu yego no gusengera igihugu cya Nairobi kugira Kenya ubwo umurwa mukuru ni Nairobi Nairobi nagiye mu murwa mukuru wa Nairobi ni ibyo ngibyo byari binjyanye nagiye mvuga Imana ndayivuga umuntu wari wantumiye arankunda yifuza ko nakorana umurimo nabaho n'umuntu waho wari umungirije Bwana sifiwe amen ariko njya kuzamuka n'undi Imana yambye ko azifuza ko nagumayo ariko bitewe nuko hari Imana ikiri kubanza kungurisha muri Kigali igihe cyo kubahanze ntabwo kiragera we ashobora kutabyumva ariko igihe cyo kubahanze ntabwo kiragera abantu bajye birinda gushaka kuhagarara amasezerano kandi Mana wawe kitari cyagawe niyo mpamvu bageze bahura n'akaga batangira kuba Imana yavuze kandi itavuze kubera ko bagiye igihe kitari cyagera nuko nda kugenda igihe isaha itoragera icyo nicyo nirinze nambwa ati mama nanjye pe nakunze narakifuje kwaba ariko ntabwo Imana irabyemera ambwira n'ukuntu binanga ntacyo bamariye ariko ndavuga mfite groupe nyoboririye cyangwa reka mazi igende kuyisezerera wenda nzagaruke kuko nabonaga adashaka ko manuka Bwana sifiwe ariko nabona zamutse ngo mbifite amakuru n'ubundi Imana yarabimbwiye okay ndavuga ngo basaba icyumuru kimwe baranabyanga bamere ikindi cyumuru cya kabiri nabwo mvuga Imana
iransezerera nawe aransezera umubyeyi Yego. ndamanuka ndataha ariko agaciro ni amavuta atuma ahantu twari tuyi tuhava batabishaka Tukajya hanze. ariko kubera ko isahita yagera kuhaguma Yego. tukahava tukongera Tukagaruka tugasubira ku gicaniro ukavuga asubira tugasubira ku gicaniro nka cyagiye Dawudi ava mu ishyamba agasuka amavuta ariko asubira mu ishyamba ngo nabyumvise kadatubwiye se ukuntu byari bimeze ariyo ese nyine uriyo byagenze biti uhabonye akahe gaciro uhabonye uye sekirite uhabonye ubuhe buryo mbese bo bakora bati mu muhanda natambukaga abantu bose bakarangara kubera igihagararo gusa ari ukurangara utari wamenya ibindimo iyo umaze kumenya none nicyo Kristo yasizemo mana yanjye ni hano ivuga ijambo abantu bumiye batangaye kuvuga haleluya gusa amagaze imbere induru ziravuga bwana sifiwe ariko ntabwo ari ngiye ni Yesu wabikoze kuko yataza kuba we twarapfuye ubuzima bwacu bwari bwaranyanyagiye tudafite ibyiringiro ndetse na groupe twagendanaga nayo niyo bwari bwarapfuye ariko Imana kwara umutunzi yamenye izina sha irambira ati mwana wanjye hari cyo nakuvuzeho kiri umuntu hari cyo nakuvuzeho niyo mpamvu n'umubiri wanjye uguma ari gutya Imana ishimwe hanyuma boa watubwiye uburyo ngo wahuye n'uyu mugabo witwa Ganza utari umuzi mwahuriye he byari bimeze bite twinjire mu kirere cy'umwuka neza twamanje gufatisha neza Okay, jewe baramuhamagaye ngo nze mbwize ubutumwa bwiza hano mpageze noneho ndi kubwiriza ndi ku ruhimbi uyabarinjiye ndamubwira imbande yabingiye ngo ari umusitari mubi cyane ahubwo aranga ati niko biri ndamuhanura aranga ati rwose nubashye Imana ndavuga ngo mana ubwo uyu nguyu mwemeje ko ari Imana ivuze araza kwemera ko Imana iriho aranga ati nanjye ndamuhanuzi ndabizi kuri nabonye kuri we ariko ubona byibuza muri we nubwo ari umuntu w'Imana afite ibigango yaraganguje havuga ni Mana aba nabo bamaze nka Sawuli bakera cyangwa bagori yati baracyabaho Mana rambwa ngo reka ndabona muhinduye Pawulo niko pa warurimo twakubwira warurimo iryo jambo Imana ikunda kurimbira rambwa ngo namuhinduye Pawulo nta Sawuli icyo kora mbere yari Sawuli atanumva atanizera Imana ariko namugaruje neza yabangira ugikongotse arahinduka akura inkweto ze kukageza arahera aho yahagaze yumvisha Imana iramuhindura hanyuma Petero yaravuze ngo muhinduke rwose turahindutse burundu akada nk'impinja zivutse vuba uruhinja ntabwo rwita ku biba byiza biba bibi rwizera Imana gusa haleluya none Ganza uyu mugabo witwa uyu mugabo Boazi aguhanurira wumva karimo neza abantu ziri mu minsi basigaye uyu mugabo amanurira ambwira groupe nacetse ko groupe ambwira yayibonye kuri YouTube ko groupe yes ya groupe yagicicana ya groupe yageze aho cyane yarayimbye kintu yabaje kumanda avatsi ni isanzwe wasanga nayibonye kuri YouTube ariko ibindi yakomojeho nibwo nesemya ko afite umwuka w'Imana uzi ko abandi bantu batazi batazi iri jambo Imana amamagaye nka Paul ikunda kurimbwira cyane yes uyu mugabo namubonye imbaraga z'Imana kandi nawe nese ngarukaho bakimara kuma ijambo bukwe bwawe batabishaka mubwira n'ibindi Imana avuganye nawe utamuzi nawe nubwa mbere mubonye nguyu cyase ubwa mbere twayibuye nubwa mbere mubwira Imana arasara ndashaka yatashye maze kurangiza kuvuga namwemeye cyane reka twinjire mu bintu Imana imiravuga dore n'akavura karimo karagwa shaka dukoresha iminota kugira twihute tugere kuri iri jambo rivuga ngo ni Yesaya 3:1 umwuka w'Imana ari kuri je kuko Uwiteka yasize amavuta ngo ambwiriza abagwaneza ubutumwa bwiza yatumye tujye kugama twari tugeze rero ahantu bo wari ugiye gusomera ijambo ry'Imana imvura dutegwa ni ijambo Yesaya yavuze 3:1 aravuga ngo Uwiteka cyangwa se umwuka w'Umwami Imana ari kuri iki kuko Uwiteka yasize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza yantumye kuvura abafite imvune mu mutima no kumenyesha imbohe ko zibohotse no gukingura abari mu nzu z'imbohe no gukingurira abari mu nzu z'imbohe kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka n'umunsi Imana yacu izahoreraho inzigo amen zishyira aho ngaho Imana ishimwe amen nuko umwuka w'Uwiteka Imana ari muri twe nuko imbaraga z'Imana ziri muri twe
umwuka w'Uwiteka Imana ari muri wowe cyangwa ari kuri wowe? umwuka w'Uwiteka Imana ari muri njye, ari kuri wowe. ariko abakera ngo wabaga wabazaga ku bitugu, none twebwe ntacyo tuzaho, ahubwo asigaye turimo. Haleluya. niba muri njye amagambo yanjye akaba muri musabe icyo mushaka muzajya hawe. uyu munsi duhawe ubuhanuzi bwo guhanurira amahanga yose, duhawe ubuhanuzi bwo guhanurira ikirema, duhawe ubuhanuzi bwo guhanurira sida ngo ugende, duhawe ubuhanuzi bwo kubwira abasitari bari hanze ngo baze muri Yesu. ndafashijwe. ibi bintu ni cyangwa ari byo? ibintu nibyo turimo turavuga uyu imbaraga munsi wa none abahanuzi mwagiye igitutsi, yewe gusigaye mutukisha izina ry'Imana. n'ikimenyimenyi mu kanya twumvishije umuvugizi wa RIB avuga ko hari umuhanuzi ukomeye cyane wafunzwe. ibyo ntiwabyumvise? icyo bintu ntabwo nabyumvishe, ahubwo mbyumva ni wowe. mushiki wacu muri Kristo Yesu hari uwo yumvishe, ntabwo umuntu aba wumvishe. barimo barafunga. yakoze icyo ngo mu apotre umwe bafunze. yakoze iki? yatuburiye abantu. yatuburiye abantu? ibi gute? baravuga yuko mu byaregwa harimo gutuburira abantu, akabaki amafaranga kugira ngo abashe kugira gute, abashe kubakorera ibitangaza cyangwa se n'ibindi n'ibindi. murumva ko izina ry'Imana irimo riratuka. aricyo naherekare nimo mvuga kare hariya twarinjiriwe, bisaba kubanza kwabaza. urabyo ko nibivuze kare, twarinjiriwe. ubwo se mwese se ubwo muri abatubuzi, niyo mpamvu bisaba ngo dusenge cyane kugira ngo Imana irushe kudukora ku maso cyane. barangiye nkunda ku musozi hejuru. muri Luka icyo cya 9:29 haravuga ngo hanyuma y'ibyo hashize iminsi 8 azamukana Petero ndetse na Yohana na Yakobo ngo bajya ku musozi bajya gusenga. ngo Yesu agisenga ishusho mu maso yiwe ngirahinduka, imyenda yari yambaye ngo ihinduka imyeru irabagirana. turimo turavuga imbaraga zo ku musozi. iyo twageze kuri uwo musozi dukinguka amaso tukareba. burezi wageze kuri uwo musozi urabona Eliya na Musa ntabwo tubazi, ariko iyo wageze urababona. nta gafoto kabo twasiganye, ariko iyo hageze nubwo waryama uvugana n'Imana. ndagira ngo Imana ikore ku bantu ku maso cyane, bakore ku maso cyane kubera ko twarinjiriwe. hari abari kuvuga Imana yavuze kandi itavuze. Bibiliya iravuga ngo iyo twageze kuri uwo musozi ngo babona abapfuye bazuka. ku musozi hejuru Imana ikubwira ibintu itakubwira mu rusengero. Haleluya, haleluya, haleluya. Mano Petero ndetse n'abari kumwe nabo ngo barahunikiraga, ngo bakangutse rwose ngo babona Yesu yahindutse, ngo ari kumwe n'abagabo babiri ari bo Mose niwe nivuze kare na Eliya, ngo kandi bazamutse ari kumwe n'andi bari kumwe na Yesu. ariko no bageze kuri uwo musozi Imana nagakoba Imana ikura ku maso ukareba ibintu ko bimeze. ngo bongera kubone ko n'abagabo bangahe babiri yari Mose na Eliya, ngo baboneka bafite ubwiza budasanzwe bavuga iby'urupfu rwa Yesu yaragiye kuzapfa Yerusalemu. Mana we la huwa bo hayashide bo de stikele bo wala baba yasika. Imana ishimwe cyane. Haleluya. ngo Imana yabaye kumva ibyo bavugaga aho ari ku musozi. Bwana sifiwe. nkunda ku musozi cyane. Haleluya. kuko n'ikindi mo Imana kinshirimo ku musozi ntabwo nzibagirwa. Amen. ngo Imana yabaye kumva ibyo bavugaga. bavugaga iby'urupfu rwa Yesu yaragiye kuzapfa Yerusalemu. Amen. Amen. Petero n'abari kumwe nabo bagitanga igishu kiramanuka hejuru kirabakingiriza. ngo bakinjiyemo baratinya. ijwi rivugira muri icyo gicu riti nguyu mwana wanjye natoranije, nkunda kandi nkamushimira. papa netade bodesta mumwumvire. Amen. ngo iyo jwi rishigetse ngo baratuza, ngo nibagira ikintu cyose bavuga mu byo babonye. Amen. birasaba Imana idukure ku maso cyane kugira ngo tubashe kureba. habwa ayo maso, habwa ayo maso, habwa ayo maso. ntabwo abantu bose ariko Imana bakora ku maso. ntabwo abantu bose Imana yabakoze ku maso ku buryo babasha kwita babimenya. ariko ibaha n'ubwenge, uzaburiye ko abone n'ubwenge. ndagira ngo Imana ikore ku maso y'abantu cyane kugira ngo babashe kureba. Bwana sifiwe. ubu ngubu wasanga wicaranye wasakura umuntu ukamenya uwo ari we. wasanga wicaranye na iyo wageze kuri uwo musozi ware kuri uwo musozi uramanuka yuhuye n'umuntu ubasha kumenya ko yakwema inda nta bindi za brag. No, ubasha kumureba ukavanamo ibizima n'ibipfuye bifatanye n'ibidafata urarobanura. ayo maso na maso dasanzwe Imana naga kubikora ikora ku maso gusa. ndagira ngo Imana igukore ku maso none barakoze yongere kuri bwa kabiri. ayo niyo kaduru tizindi kado nakwifuriza.
niyo kado Imana yampaye nanaka kamwanya icishimisha yabivuze mu kiganiro cyambere Imana ishimwe cyane ubushize warambwiye ngo nta kiganiro kimwe dushobora gukora ngo kibe kigutunguye umunsi twagutunguye ntabwo cyantunguye nyimara kujya iriya Nairobi Imana avuga nanjye ko tugiye kongera kubonana ahubwo sinzi impamvu yo tubonana biri muri gahunda y'Imana muri gahunda y'Imana yarambwiye atumva nimo na celebra batumva ikiganiro cyabaye mukozi Imana tutu umva uvuga Imana ivuze murongeye mukozi kinda rwamagaye reka da ndavuga okay ndategereje muri babana nyobora birusizi harimo abana abanyamwuka ba Yohana n'abayakobo barimo neza cyane abo ndakuzamurura umusozi wanje byatumanuka twipange tumanuke dore abana nkumbuye dore meze muri Kigali yabwati umva Imana iravuze ko inuje muri Kigali mwihangane biyo wasigaruka mwihangane ndashaka kubora abantu na Nairobi narabashitse ko arako bitari muri sahi muri gahunda y'Imana ndamanuka ngaruka hano ku gicaniro ubusanga nta cyumba ufite nimo ndi kwipanga gutegura icyumba yego Imana nibikwemera Imana ishimwe cyane no muri gahunda ariko nanone kuyihana ariko so wafunguye itorero hano i Kigali ko twakuyoboka ahubwo niyo gahunda kuko n'abamagara bakambaza se nihe usengera mukozi Imana ko na arabifuza gusengera nanjye live apana kuri phone none ikibazo gipangu mbamo nacyo ni cy'abasilamu biragoye umuntu ushatse umusengera kuri telefone iyo bikomeye ariko cyo gusengera gikomeye nibwo muzamuza umusozi bitewe n'ibyo nabonye ubwo rero itorero rifungurira ku musozi ku musozi niho natorejwe ngo Imana impindura umusirikare wo guhamya ibya Kristo bwana sefiwe muri iki gihe ntabwo Imana ikeneye abakozi no ikeneye abasirikare barwana bagahindura bwana sefiwe amen boa ubungubu ganza tugiye ko nta kintu yayifa kumwisha ubungubu niba utuburira abantu ashobora kwesa wabivumbuye kandi yakubwiye ati uyu muntu w'Imana yarambonye ahita ambwira ubuhanuzi bwanjye ambwira biri muri senkure cyangwa mu ibanga mubwira byose nanjye ndamuhanurira aratakubwira ati uyu muntu umuntu w'Imana akikubwira ko ndi umuntu w'Imana buriya imera ahubwo amavuta yawe nari mavuta amavuta y'Imana yawe nandi mavuta uyu munsi wa none niba bivugwa ko hari umwe mu bahanuzi bazwi bakomeye batangiye gukorera Imana kuva kera bavuga bati ubu none ari mu maboko ataraye bigaragaza ko umurimo w'Imana atawukoze neza ubwo nta gitutsi kigiye ku bahanuzi mwese ikibazo kitariho burya n'igisubizo nacyo cyaba kikiriho ariko kuko habaho ibibazo hariho n'impamvu yo kubikuraho ntabwo Yosefu yagiye gufungwa ari uko wenda atari umukiranutsi ahubwo yari impamvu y'Imana iyi mpamvu y'Imana kumufungwa ari kuva muri gereza ubumwami Imana ibuze impamvu yayo yamutwayeho kandi nta nubwo afite solution cyangwa solution y'uko rimwe hari n'igihe wasanga ari ibihuha ariko anagezemo nabwo Imana yabyemeye si ibihuha Imana ninabyemera wasanga ariyo nzira y'Imana yo kugira ngo abone afande bazamusengere cyangwa se koloneli runaka azamusengere impamvu y'Imana ica no mu mazi impamvu y'Imana ica mu rwego rw'intare impamvu y'Imana ica mu muriro impamvu y'Imana igutwara mu ishyamba ariko igira ngo izagukure mu mwana iyo ni impamvu y'Imana hatariho ikibazo ntabwo wabona igisubizo cy'Imana baravuga ngo ninde muntu wasobanurira umwami inzozi ariko hari umuntu wafunzwe azira akarengane ngo yitware Yosefu afite ubwenge karemano bw'Imana bwo gusobanura inzozi ahubwo ahantu uri aho wibereye ni Imana igusanze aho wicaye aho bakujugunye ni umugambi w'Imana impamvu yariri shata kwa Sara umuntu w'Imana ntabwo ajya apfa gufungwa ntapfa kurengana n'uwamufungisha n'uwamugendaho iyi Imana yavuganye nawe ngo nza na mu mazi na mu muriro ibana nawe bananimana neza gusa mu yandi magambo uriya mukozi w'Imana ashobora kuba ari Imana yamujyanyeyo kugira ngo ayikorere umurimo cyangwa none si Imana ijya kuntabara jewe ikamenyekanisha ntibyaciye mu mpamvu z'amagambo y'abantu bavuga ngo Bowaze wa wundi ariko Bowaze wa wundi ntazashora urugo ntazamutungisha ikintu umukene ntacyo afite atwaye umugore mwiza azamuha iki inzagiyemo ni nziza azayishyura iki none undi kuyishyura kubera iki ya mpamvu amagambo tubayeho ni impamvu uburwayi bunjeho ni impamvu ngo Samusoni aravuka ariko avuka ku
impamvu z'Imana. Ababyeyi ba Samusoni Manoba ntibari bazi impamvu, ariko ngo yari impamvu y'Imana kugira ngo aterete Delila, ngo yari impamvu yo kugira ngo azabone uko akonyora afatisha Abafilisitiya. Dore umva iryo jambo ryihoreye ry'impamvu tuzajyaho umunsi umwe gusa. Ubwo se ntabwo ashobora kujya ahubwo muri gereza nabwo ari igihano cy'Imana. Igihano cy'Imana hari igihe kigushiramo bitewe n'impamvu, ariko tumvikane ntabwo wamenya ngo ese koko iyo wafunzwe arazira iki, ese koko iyo wafunzwe ni ukuri cyane ikinyoma. Njye bishaka bitewe ko ngusha amafaranga nagufungisha, nawe uyandusha wafungisha, kandi Satani yansabye naba nka Yobu, ariko Imana yagutanze nzapfa nikuyeho kuba inyangamugayo. Ntabwo umunyururu uzankanga, ahubwo nzizera iyo mu ijuru ikuraho iminyururu. Ntabwo njye zizankanga, ahubwo nzizera Imana, kuko yarumye kumenyesha abantu umwaka mbabazi Imana igira gute ibohoreramwe ababoshye. Ndafashije uyu ukwezi n'umwaka wo kubohoramwe abantu baboshywe, ariko Mana yanjye haleluya. Aboshye ntabwo twava ngo baraboshye, ahubwo bari mu kiganza cy'Imana. Imana yaravuze ngo ndi kumwe nawe, reka da uri muri iki none se wafunzwe no kuva Imana itamuzi, Imana iramuzi, ariko ntwarabyishima ko afungwa nona nafungurwe. Boa reka tute tugaruka kuri Ganza. Ndashaka kubaza ibibazo nkawe umukozi w'Imana usanzwe waramenye uko Imana ihamagara nuko Imana ikoresha umuntu. Urebye Ganza ukuntu ameze, watangiye bitubwira uburyo ukimubona abonye ari bogari, ubona ari umuntu nyine umustar uraho, akaboko ariko ke wakabonye koraho urumva nanjye ariko karimo rero, nanjye karimo, navuze byumvije ngo nije nanjye karimo yari nje nyabona muje kudufata aganise ibodega aje hano, akanavuga ni mu izina rya Yesu ndi ku ruhimbi atari cyane numva ntamuretse gatoya ntamakuru yatiri meza cyo kuzarubaha kabisa. Sabaga ati ndabyumva wa muhanuzi aturimwe neza, avuga ati mumva makoma mashyi mu yandi magambo ntago apfuje ubuhanuzi cyo umuhanuzi, ahubwo arubaha tukanubahana mu buhanuzi. Najye kukubaza rero ndagusubiza ko ari umuhanuzi w'Imana. Imana yahamagara umuntu ufata akaboko kangana gutya, ibintu bibaho. Sauli ajya guruka Pawulo yari umusore ukomeye cyane. Bati Matayo barafatikaga, baruka ba Petero bari barabasore Imana ijya gutonya ba Daniel barabasore, Aburahamu barabasore, bano barabasore, ariko iravuga ngo iki ni igihe cyo guhindurirwa sije icyiciro. Itevuga ngo ndaguhindurira wari umustar uzwi kuri stage, arinda abastar, ariko ibusigiye kuba umurinzi w'iby'Imana. Ahubwo icyamu Uwiteka Imana akamukomeza, agahamagara bagenzi be bakabohoka nabo. Uyu ni umwaka wo kubohora abandi, ni umwaka w'impuhwe z'Imana. Imana uko kugira imbabazi n'impuhwe. Ubu haryo wangije hanze, haryo hamutsemo, ariko ngira byirengagiza ngo kugira ngo abantu bose babirebe batinye ko ari Imana ica mu biti no mu mabawusa nk'aya ngaya akomeye cyane, ikavuga ngo Uwiteka ari hejuru abirusha imbaraga. Haleluya, ndishimye cyane. None se Imana yahamagara umuntu mu gihe nawe uri kubyumva akaboko kangana kuriya. Aka kaboko rero hari abantu bandi azazana nk'ubu nkanjye Bowazi nari umuntu ukomeye utasanzwe, ariko ngeze mu by'Imana agati nawe cyashyirwa kandi atabuze ubwenge, ati bitesha kupfuye gutyo, ati wadusize. Ariko izo nshuti agira nkubwire ngo umukobwa uri mu kabari ntago ari mwiza, umukobwa uri mu burayi ntago ari mwiza, umusore uri mu burayi, umugore uri mu burayi akaba mu kabari ntago ari mwiza, ariko uri mu nzu y'Imana abaye mugufi abigikara ni mwiza kuko ari amavuta y'Imana. Yego rero turi bese bivuze ko uwamubona gutya atashidikanye, ko hari umuntu turara ku musozi imvura itaragwa, hari umukobwa wavuze ati niba uriya mugabo avugira Imana akaba ari umuhanuzi naye nahanura. Mbese wabonaga ameze nk'umuntu utari kubyumva neza. Nyine ijambo ravuga ngo mu minsi imperuka zabihe birushya, ariko Pawulo avuga ngo bazabikunda bashaka impiya, ariko uyu ntashaka impiya nta nikunze, kuko yikunze ni umusore yajya guterera icyuma agatera kopaje akajya gutera amatafari agakata urwondo agakora ubwenjeniyeri akamubakisha akakatera urwondo itafari bya ntuzanyine bloke sima, ajya avuga ati mwakire yajya terwa n'amakuru yose, ahubwo yajya kurinda abantu nta n'umusirikare bibaye uruvuze ngo icyo ruvuzeho. Yego kuri ruhaye uvuze umukobwa avuze ati nanjye rwose nzahanura. Iyi taye ni ya gisitari yonyine turetse ko nkuko Imana ari muri nge. Yego ni ya gisitari
ko tuba turi kumwe n'abasitari bahanzi bazwi uburyo naje rero nta magambo burazwi ntabwo naje mvumburutse naje mfite aho norutse kuko hari ubuzima nabanje kubamo mbere uko mba muri ubu buzima ndimo kakanya Bwana sifiwe amen ubona kuvuga ngo iyo biza kuba atari Imana nagasubiriye kuko amafaranga mbonamo nabonagamo iri menshi Bwana sifiwe ahanga rero mpari kubw'umuhamagaro amen ahari kubera umuhamagaro wabyumvishije ndashaka iki kintu intego urumva intego twasonyije amabiyumvishe umwuka w'Imana ari muri iki kuko yarumye gutumenyesha imbohe kuziboho ndajya umenye intego y'uyu nguyu akiri mu gisitari intego yari iyi yari gutwara abantu wa mukobwa ngo n'umutwungukira umuntu agwa ngo nonge wenye kukurinda kwerekeze ukora bibi wowe n'umuhamagaro w'isi ariko ari mu mwuka kuko afite ukomenyesha abantu imbohe kuziboho ariko no ari mu ntego yakuzana abasitari mu nzu y'Imana yakujya kurinda ubwoko ari mu ntego noneho yakuba ku bwami bw'Imana ari mu ntego kuzana abataye Imana abandi abasitari abangwari imenyere za domboro ya solo bakabazana mu nzu y'Imana ahubwo umwami aragira gute amuhangemo kandi amuhangemo amukoreremo amuvugiremo noneho bitabe bumve Yesu bitabe ayiwe none uganza nkuko mubonye uri nko mu cyumba cyangwa uri muhana mu materaniro nimushaka kugira ubwoba kwenda aje gutwara nk'inkumi z'abandi ibintu nk'ibyo nye nanjye iyo nagira amaso y'umwuka nakuvuga nti mudede mwatewe cyangwa ntibarabafungiye ariko ijwi ryarambwiye ngo uriya muntu abonye yinjiye nzamugira neza kandi umugaragu wanjye icya kabiri namumenye kuva kera ngo icyo koza umubwira yirinde atazagira uburyo agenda nk'abiki igihe mama banyire kigoye kandi kiruhije ariko hagare nk'umunyabwenge kandi ashekame kugira ngo anabe ku Mana ye Imana izamugira neza Imana itumubwira ngo nzakugira neza ese namubwira ngo ngiye kwakira urugo kandi kuko urugo rwo rigiye kubakwa kuko ntabwo wakorera Imana n'umusore ugire neza buriya ariko Imana iguhaye urugo abantu buri fite security ntago nyemeye none se Paulo umusore ntuzwa yarinze asaza akiri umusore kandi akorera Imana neza uziko ari we yaravuze ngo nugira irari urongore ariko ntajya uragira rwose ukora Imana n'umusore byiza cyaho kiza nuko mwamera nkanje ariko aravuga ngo kugira ngo mutishe ubutumwa bwiza mushake kuko ufite umudamu akugira aho wagiye ariko ubutumwa bwiza uyu munsi yaraho ibyo abyishe ubutumwa bwiza bushobora gupfa bitewe n'intege nkeya wagize ariko hari umuntu ufite uwo muhamagaro ikintu bita inkumi ku ruhande nuko washatse nawe iyo ushatse neza umwuka ariyongera niyo utashatse ariko ukabanye n'Imana neza nabyo nta mpungenge zibaho yes ubana n'Imana neza ariko mwororoke nk'umusenyi wo ku nyanja nose natororoka uyu mwuka umurimo iyi mwuka umurimo iyi mpano izahabwa nde ese igihe kiza gataha yahabwa nde ariko uyu mwuka umurimo agiye yawusigira abuzukuruza vino vivure hanyuma ganza nyuma yo guhamagarwa n'Imana wenda twaje tubiganiraho kenshi ariko noneho uyu munsi wa none imbogamizi cyangwa se ibigeragezo ukunda guhura nabyo nibi ibigeragezo mu gukorera Imana bitewe n'umuhamagaro wawe uko Imana yaguhamagaye look yawe uko ugaragara physically intambara ukunda guhura nazo cyangwa ibigeragezo ukunda guhura nabyo muri no murimo nibi ibigeragezo intambara muhora nabyo mu bingeragezo njye ubwanjye ibingerageza urabona ndi umusore nataye bafite urayibona niyo mpamvu murasenga cyane kugira ngo Imana inyambike imbaraga kubera ko suki ibyangusha bidahari birahari ariko hamwe no kwegera Imana cyane mbasha kubitambukamo hamwe no gusenga ndetse no kwiriza ubusa ukambara imbaraga cyane bivuze ko bidahari tumwe turakirizwa mu isi yanduye amen ariko tugomba tugakizwa inzoga zihari Bwana sifiwe inda zigenda Bwana sifiwe kobwa beza batambuka amen tugomba tugakizwa tugoma muri Yesu kuko ijambo y'Imana nimuguma muri nge amagambo yanjye akaba muri mwe musabe icyo mushaka cyose muzakibona amen agataha rugero rwiza yo kuntu musarangana si binejeje Imana n'abantu hagiye usaba umukobwa afite itaye ikibuno cyiza akagiye mu muhanda yambaye ubusa agenda yikaraga yikuba ku basore kandi cya kibuno cy'Imana ari muhaye yagira ngo anezeze akirinde kitangirika ahubwo kizanezeze umugabo we nawe yuzura umwuka avuga ngo Mana wampamagaye mwiza none agiye kucyangiza hanze
none uyu nguyu cyashimiye Imana igituza cye nicyagiye kunezeza abo hanze n'akaboko ke ndetse n'igihagararo cye ahubwo cyaje kubyinira Imana mu rusengero avuga ngo Uwiteka gusa niwe Mana bubara hasi avuga ngo Uwiteka bimenyekana uyu munsi ko hakiriho abantu Imana ihamagaye. haleluya. bisa nkaho bitariho mwisi y'umubiri ariko mwisi y'umwuka ugiye gupushinga ukareba ugafata mu mbaraga z'umwuka wera wasanga harimo abantu bagize guti hamagaye. Haryo mbaneza harimo abantu banabaga kugira impamvu kandi nababwiye ngo hari impamvu ubu kugira ngo aza gukizwa hari impamvu ubu ntabwo ikintu cyamukanze ariko ubundi ganza mbere wakanzwe n'iki ko utazi kurya utazi cyo kunywa utabuze kitu cyote wakanzwe n'iki azanywe n'iki no gukunda Imana yagukubise nka Sawuli mwahuri wagize inzozi no mukobwa wakujya amafaranga ese wabuze ibyawe wazanywe n'iki niye mpamvu. haleluya. Amen. utaha sinana bivuze burara urabivuze ariko nshaka kubyumva boazi mu cyamake. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Mu byukuri mbere yo kuba muri ubwo buzima ntabwo ndi bisiro cyane ku buhamya twabona buvuzeho. Amen. Mukozi Imana yaraje arambwira ikimana yari mutumye kwingiye ku buzima bwanjye arampanura ndetse numva ikimana yavugaga ariko ntarakizwa nahoze ndi umudivantiste w'umunsi wa karindwi abadive murabazi yakomeye ku idini utari umudivantiste va ko nta juru uzajyamo no mu rugo nuko narinzi nibyo byaje no kuba n'ikibazo cyane gikomeye nyimara gukizwa uyu mwuka nawo kangeramo mbona sifiwe ibisaza no ngire mu muhanda ngiye kuvuga ubutumwa baravuga ko urapfuriye urupfuko ko mwana wacu koko mbona sifiwe. Abakobwa twasangira gati boga arasaza abarukure bareje Imana icyubero ko barabonye ko Imana ari inzanye mbona sifiwe. Kwihuza hari inkomoko yabyo rero umukozi Imana araje aravuga iki Imana ishakaho ari kugira ngo mfate umwanzuro hamye nuko nanjye Imana yansoye mbona sifiwe kuko nago nese ko mbyumva nezi ko abarukuri basaza ari bya bindi byabo kugira ngo mfate umwanzuro uhamye gukurikira Kristo nuko nanjye yanyisuriye. Ibisazi byari bigufashe nawe tayari bo wabyumvishije. Hanyuma hari ibintu nshaka ko dusorezaho kandi n'ubutumwa mba nifuza ko abantu b'Imana bumva uri mu isengesho hari amagambo akomeye cyane wavuze y'ibihe tugiye kwinjiramo bishoboke cyane yuko ushobora kuba hari message ufite abantu bakwiriye kumva y'ibihe turimo cyangwa se ibihe tugiye gusoramo. nta morale abantu basenga Imana kandi begera Imana cyane basenge begera Imana cyane mbona sifiwe. Bariki kwiyutira kumva ikimana yavuze ahubwo basenge begera Imana cyane kubera ko bafite ikimenyetso cy'amaraso abo ngabo nibo bazatambuka mbona sifiwe kubera ko hagiye gusigara bakiya beza mbona sifiwe bakiya beza abantu ni basenge cyane mbona sifiwe kuko nta morale ariko bari mwihema ry'Imana ry'Uwiteka ngo bararinzwe ntacyo bazaba ngo bazabyumvisha amatwi ariko ntabwo bizabagiraho ngo bazabirebesha amaso ariko ntabwo bizabagiraho. ko numva ayo magambo ntari kuyumva neza niba ngo ibi tujye kwinjiramo biragoye kandi biraruhisha kandi none nta mikino ihari kuko Imana yatanze umwanya wo kwihana ntabwo abantu bigeze bihana abantu baracyakura Imana mu jisho haraza gusigara bakiyabeza Imana yaravuze ati ngo niko bahoze Imana z'abakozi Imana mu muhanda ngo nizarabishe Imana irize kandi ratinze abantu nibasenge bave mu gahuge begera Imana cyane Brazil hari amasengesho Imana itazumva hari amasengesho y'amatakira ngo basenga kuko ibyago byabazi Uwiteka nagazayumva nagize ko rikomeye cyane mbona ninjamye mbona ibigiye kuba nanywe ngira ubwoba abantu nibasenge hari amasengesho Imana itazumva ntabwo Imana izumva amasengesho abantu nibasenge bave mu byo bahugiyemo bave mu byaha begera Imana cyane baze mu nguye boazi Imana yivuze ariko nyene umuntu kuvuga muri iyi minsi byo biragoye biranakomeye ariko mwaravuze ngo kubw'umutima imbabazi Imana ifite ni uzatuma umusacyo gutambikira izamurikira bicaye mu mwijima no mu gicuku cy'urupfu. Hello Ngwadara mu migazi misazi amaguru yuzanye inkuru nziza akabamaza
ibirori byawe Yuda we komeza icyo ufite komeza Imana komeza kwizera komeza kwihangana komeza bisobanuye ngo iki abantu b'Imana babanye Imana bafitiye abana mu mutima ngo nugamburura mu makuba gukomera kwa kubaye ubusa kugamburura niki nukuba wizeraga ejo ntiwizere nukuba wiringiraga Imana ejo ntiwiringire nukuba warabaga hejuru cyane kure cyane ko utakihareba ukareba hafi aha ariko abakizera Imana abakiyubaha abakiyikorera abakiyitinya bajyaga basenga bakabatuka bajyaga biza ubusa bakaburara bajyaga basenga bakavuga ngo babuze ubwenge mbese mu rusengero rw'ahera h'Imana havaga ibitutsi havaga intambara ariko abantu benshi ndashaka kuvuga ngo bamenyereye ko mu musozi hakunda kuva amabuye y'imiyaga ariko baravuze ngo dore mu mpinga z'imisozi amaguru izanye ikiwe inkuru nziza we menyereye kumva inkuru z'intege menyereye kumva ibintwara amavuta ariko dore mu mpinga z'imisozi bisobanuye ngo iki umwuka w'Uwiteka yantumye kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi Imana igiriyemo abantu bose ariko bayiringira bayikorera batayimwaza bayubaha bahagaze neza aba bantu abashumba bagiye gusigara bahagaze aba bahanuzi barasigara bayivuga abo baririmbyi barasigara bayivuga opera cinema aje bundi aratangaye aho umugabo apostinga umugore w'abandi na posting we aho umugore apostinga w'abandi na posting we aho kuri profile usanga umuntu yashizeho uw'abandi ntashyireho uwe akabona isura ye agashyiraho iy'abandi shiraho isura yawe turebe nawe shiraho amagambo yawe wikopera oya wikopeza Imana yavuze ngo nugambura makuba gukomera kwawe njye nahemuka ariko madamu ntuzahemuke njye nahemuka ariko wa mugabo ntuzahemuke njye nahemuka ariko sheri ntuzahemuke njye nahemuka ariko wowe ntuzahemuke umuyobozi uri hejuru yahemuka ariko uri hasi ye ntuzahemuke uri hejuru ye ntuzahemuke kuko twese duhabwa ubutware n'Imana iri hejuru niyivuga bikaba yategeka bigakomera isi yose ikitaba nari mbabwiye ngo uyu mwaka ni umwaka Imana igiye guhindura bisobanuye ngo iki hari abatwawe intebe zabo Imana igiye kuzasubiza buri muntu wese aho yicaye yahawe n'Imana ahasengere ariko umuntu wicaye ahantu atahawe n'Imana agiye kuhaguruka Imana yashaye Dawidi kubw'impamvu ishyamba turimo n'impamvu girayo bana sikorema amarira nikura n'impamvu sariba ishyamba ririmo n'impamvu bisobanuye ngo Imana impamvu yo kwihangana yigeze irayibonye zora pesa kuba uri mugabo asohokane umugore w'abandi ntagusohokane ni impamvu yo kugira Imana izamukindure udata kumwe nawe ne pasa fonema kuba abantu bariho neza ukabaho nabi ni impamvu y'Imana iri kugira ngo nawe uzaba uriho neza ayiwe ariko kubw'umutima imbabazi Imana ifite niwe ugiye gutuma Ganza abona Imana niwe ugiye gutuma umukobwa abona Imana ariko haleluya Imana iri kumbwira ngo Ganza ugiye gukomera Imana iguha imbaraga Imana igukuyeho urupfu Imana irakwambitse Imana iguha icyubahiro lopisa aramando star ahantu uri barugiye kwibwa Imana ibikureho kandi Imana irambwiye ngo Odesi kirebo ahantu ugiye kwimuka uragiye Odesi aramando fasirebo Imana ikambwira ngo urashaka amafaranga Imana ikambwira ngo hari umukobwa muri kuvugana ariko Imana irambwiye ngo bihinduye iravuze ngo hari impamvu ihinduye kuko impamvu uzi ko bidafatika hari Imana izanye Otepisa mando Imana yavuze ngo cyagihe tukiri mu ishyamba hari indimu zatwinjiriye ariko ntizitayeho yitaye ucanganye natwe Odezara Otisapini ndarurira amahanga uyu ni umwaka Imana ivuze mwakire umwuka wera ndahanurira u Rwanda nimwakire kunesha inzara nimwakire kunesha indwara
kunesha nimwakire kunesha ibinyoma nimwakire kunesha abagiye ngo the staff beneva what is beneva kidebo ariko ntuzarwanye mugenzi wawe ashoboye gutingana mureka tingane ashoboye kubesha mureka beshe ashoboye godesara bafosine magusinda mureka sinde umuntu wese icyo ashoboye mu kimurekere icyo nzi cy'Uwiteka Imana ntiyamagara kimwe le côté de beau destin Bwana sifiwe. Asifiwe. Brazil. Hano rubango no kuri pe Imana urivuga. Ariko abantu baramenyereye. Bwana sifiwe. Ariko Imana yatambutse. No kuri Brazil. Ngewe nkunda kubiza abantu kuri. Imana yatambutse. Abantu ni basenge. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Imana tuvanye no harabi cyane. Ikintu cya mbere Imana yankuye cyaneje umutima wanyu no kuyambara ibyaha. Ya murabivuga aho ngiye kuvuga Imana haba mu cyumba mu rusengero haba ku musozi no kuyambara ibyaha. Mbona sifiwe. Ntabwo ndi uko barirwa. Suranga sa amashuri ifite. Mbona sifiwe. Sugucika ahantu hari ameze neza cyane. Ni Neema y'Imana. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Imana irambye ngo ni wakiriza n'imbaraga nawe. Yasaramye ngo aragukomeje. Imana iravuze ngo uragiye hanze nawe byihuse. Imana irambye ngo igiye kuguteraho inyamo yo kuvuga ngo murazamutse. Kindi Imana iravuze ngo ni wakira telefone ya iPhone. Imana iravuze ngo amafaranga ugiye kwakira turi hanze. Nibyo. Niko. Imana yazambe amukoze. Parasikoro bozangala semenefo. Parasikoro bozangala belemo kozangala bene amukoze. Pusangara bole kotabosi kizimo benezangaye. Imana iravuze ngo ibikomeye bigiye kuza ngo ntabwo bizabagira. Yasarambye ngo arabatwikiriye. Hari hema rinini mbonye Imana ishizanga mu rugo rwawe. Le posangale kotaboze menefo. Imana iravuze ngo inzara igiye gutera ntabwo izabagiraho. Niko Imana ivuganye. O pasangala kotaboze ngala. Nubwo amagambo yabaye menshi Imana iravuze ngo iguhagazeho kandi iracagukoresha. Lisangabo zangala kotafa bozingia. Imana iravuze ngo igiye gukoresha ibikomeye. Yego mbere yawe. I receive. Benesike de bode style. Kandi Imana iravuze ngo kuyimanuka ku buzima bwawe. Le posangale kota yo gucika kandi kaguru. Waruteze moto. Uhura ni modoka ira kobozangala. Ariko Imana iravuze ngo yamagura irakomeje. Losangabo de stifi. Imana iravuze kwambitsa inkweto zo mu buhereza. Pani pala. Losangala bode stike bode style. Yasaramye ngo ntabwo urambara. Arakwambitse ashira gunyanya amagote kwera ko ruite kubivuze. Pusangala de kota ya binfa. Akira gutumirwa kuko ari uite kubivuze. Ugiye kongera kuvuga mahanga. Posangala kota bola siki. Nebosi kala bode style info. Otabo de style. Akira umwana kandi umwana Imana iguhaye no umunyamugisha. No umunyamugisha. Nibyo. Ico naco nico. Ndimo ndafashwa. Imana nikumbwira ngira kwishuri. Amafaranga iraguhaye. Wayibwiye ngo amafaranga nimuka hano. Mana urimo wajya ngo ruhaye. Tara sala pito kasa. Irakumbwira ngo wavuze ngo amafaranga muri buryo. Nuko yansabiye. Yakumvishe ukivuga ngo Mana nyana amafaranga kugira ngo nishuri nzo handi mva ahantu ndi uko wabangamiye harakugusha ntabwo nazera ntabwo usinzira ntabwo ugira inzozi zaragishe warota n'umye barose kwacika intege ariko Imana irambwiye ngo uko kwezi kwa 10 uko kwa 10 niko yimutsemo nuko ni nyuma ntabwo kwangira birageka kandi umuntu uri hanze yiye gwa amafaranga Mana ishimwe cyane. Hari umugore ushaka kuroga Mana ngukuyeho. Mana ishimwe cyane. Tari pasako fato pistafo. Pasangala ko. Wagize inzozi kiri imbere yawe. Dore n'umuriganya ariko Imana irambwiye ngo igukuyeho umuriganya. Icya kabiri waje rwara impyiko Mana igukuyeho. Hari ugiye kubaga impyiko. Tari pasafo. Pasako zangala. Ugiye kugenda hari giterane. Imana iguhaye imbaraga zo kuguruka. Imana irambwiye. Narose ndi kuguruka je mundi. Hakirimo. Posangala ko. Posangala mokoza. Nako pasiko. Umusirikare abarakurashe. Testafo umusirikare. Yanafara bunda. Yafuye imbunda. Ariko ntiyakurasa. Urimo yarabindinze ku depot de. Abarakurashe. Ariko byari byaraposangala. Nakosi. Imana iri kumbwira ngo Belefo. Umukobwa wakurogesheje mu mubani biranga baramupfana. Shati Costa nuba barahari ariko aramwaye gusa Imana irambwiye ngo no bifo taki uri Imana ikumbwira ngo wanze kureka guterera ibyuma kuko ngo wahita urwara
sani kota ndi kubona uterura tu mani kabwira ngo wanze kubireka ko atari ko si mani kabwira ariko iri kuri ndwara kanseri ukagwara igituntu reka imazanye nanjye ugahita upfuza igituntu kandi mani yavuze akira kujya i Burundi akira kujya Kenya akira kujya Uganda opisa Armando Star akira kujya Dubai imana yavuze ngo kandi rosite pofabi kuri ndabusitani imana ikavuga ngo akira kujya kubuki bw'abantu akira kwambara costume no gutayikunda nani Armando Star le Costa nachongo n'uyikunda ariko imana yavuze ngo akira kuyambara ntabwo utayambaye ayiwe birabaye haravuga umva nekota umva Yohana na Petero ngo bageze ngo kwirego yitwa ryiza ngo bahasanga ikirema ngo cyaremaye ngo kirwagaho kikarara ngo kiravuga ngo ndabatumbira abantu ahari bambaye neza banini ahari afite amafaranga barambwira ngo humura dutumbire ariko ibyo tubonyemo kubw'impamvu zawe z'umubiri ntabyo dufite ariko icyo dufite turakigwa mu izina rya Yesu akira gukira akira kubyara akira kubohoka akira ubukwe akira urugo akira ubuzima akira urushako akira iyerekwa akira imbaraga akira kurirwa akira kumvirwa akira uwamwuka akira kuzuzwa horiya site pofabi Zoneba Santo de Kid. Neko pasanga. Zoneba Safobi. Sungu bazangala. Fabela. Hagera hamwereka. Neso. Pasika. Unureba. Ego. Mana we. Jama tureba umugongo. Oretse kumenya ku musozi. Jama. Urongera mbese. Jama cyane. Jama. 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 Umaze gufite ibiro. Umura jama. Babonye. Uwiteka Imana yacu ifite ibiro. Imana yacu yakomeye. Imana yaguhetse. Haleluya. Kuki bari guhetse. Ukiguhetse. Ni guhetse u Rwanda rwacu. Ntabwo izarushyira hasi. Imana ifite igihugu mu kiraro cyayo. Nta wakivunyumura. Amahoro arahari mu Rwanda. Haleluya. Imana irakurinza umusore we kubwawe izanye benshi amahanga abasore inkumi abasitari abahanzi abanywarumogi baragarutse abasinzi baragarutse kubwawe Imana iravuze ngo aruzi kwa gutaragurya ngo nk'icyatsi ikazungusha ifite imbaraga Imana haleluya Imana ishimwe haleluya hotiko safobin iravuze abadore uke gutarusha igiye gutarura benshi mu byaha izane ititaho baremerewe baremerewe n'ivutu baremerewe n'ibyaha ariko yavuze ngo none ahangaha igiye gutarura izane sangala kotife borasika zangala iratarushye kandi Imana ihetse abayo mu kiganza Imana ifite abayo mu kiganza haleluya Imana ishimwe no kuri ndewe nari mperutse kumva umunyenga w'Imana ndi ku musozi ku musozi hari Imana muri cyo bikomeye Imana ikahita impeka hari umunsi mama yageze kunyipevera ibi ni biki ucyo gusa y'umurebe mu mwuka byo hari izindi mbaraga barimo aba ngiye ari umumama nashimutse hejuru mu mugongo umva uko mvuga nawe mwana wanjye ndagukunda Neko Steve Bodestar mvuganye nawe amagambo menshi cyane nabivuga ari ku musozi
impamvu iguhetse uciye mu mazi ntazagutembana uciye mu muriro ntabwo uzashya uciye mu magambo ntabwo uzashya uciye mu bibazo ntabwo bizakotsa Yesu aravuze ariko biciyemo kugira ngo ushyike uca muri gereza kugira ngo ushyike uca mu rwobo kugira ngo ushyike uca mu muriro kugira ngo ushyike hari uruganda rundi ageze mu gihe ariko Imana izamurindira amuhetse amen izamurinda Brazil Karame Imana yambwiye ngo abantu bari kureba kino kiganiro umuntu uri kukireba yego wari ufite umurwayi wari urwaye Imana iravuze ngo iramukisha wari kukireba wari urwaye umutwe Imana iravuze ngo iramukisha wari uri kukireba warebaga muri telefone ntarebe neza ko ikibazo cy'amaso Yesu aravuze ngo amaso yakozeho mu izina rya Yesu mbonye hari abantu Imana igenda izayura ishyiraho uburinzi hari abari bafite imitaka yapfumutse mbonye hari abantu basubizwamo izindi imbaraga mbonye hari abantu bongera kuzuzwa bundi bushya mbonye hari abantu Imana yongera ko bwa kabiri by the body style mbonye hari abantu Imana yongera gutwikira haleluya amen narishimye uri mu mavuta tugiye gusenga uri mu mavuta tugiye gusenga ariko ndumva ubuhanuzi butarashira tutwo turasenga hari intebe z'abakomeye ni kopa hari insengero zifunzwe hari n'izigiye gufungurwa urimo nayo namakuru hari insengero Imana mbonye yongera ikingaho irakinga rwose ndabura avuga ati no ibambuye ifunguzo ariko hari n'abayobozi kandi haba mu gihugu haba amatora Imana yambuye intebe iziha abandi kubera iki rero Imana ishima ko umuntu yajya wenyine ubwo sinzi impamvu nyine mbonye intebe zihindura uwari yicaye hasi mushyira ku ntebe hari Imana igiye guha agaciro birahindutse turinjira mu kwa gatatu hari ibihindutse hagiye kugwa imvura ariko iyi mvura ntonganye itangaza izatwara amazu menshi abamotari imodoka abantu umuvu uzasenyera benshi harimo n'umuyaga mwinshi hari umuyaga mwinshi cyane kukuma ugiye kuza ariko abantu basenga Imana abanyabwenge nabo kandi bafite kwigana no gunyura by'ubutaka bacukura amaterasi y'inganire menshi abe maso imiboro y'amazi ariko imvura igiye kugwa ni nyinshi cyane ariko abizera tuzarama tuzakomera tuzatsinda ashe tuzaba urakoze wa Mana we abo birashira ndabizi osanga rako Costa twarekeye hangako ko masaha yagiye twarekeye songo bazangala twasenze umwami Yesu urazi mani izina rya Yesu Karame isengesho ganza Mana mu izina rya Yesu haleluya turagushimira turakubashimira shimwa witwa Imana rero Helista ubasha kandi urakomeye Zalamando turagushimira cyane ko abanye natwe turagushimira ko abantu bahoye turagushimira cyane imbabazi zawe natwe watuvanye mu byaha aho twari turi hari cyane ariko twitegereza usanga twigaragura mu ivata uravuga ngo ni mubeho nuko dukuruje urukundo ntabwo twavuga ahantu heza siko bari gukoresha abandi nuko imbabazi zawe mwami Yesu aya masaha twaguhamagaye mu izina rya Yesu Kristo senge y'urubyiruko reka n'urugero rwa Yesu Kristo reka ubavane mu ishyamba reka ubakure mu butaka reka ubakure mu butaka reka ubavane mu buzima n'abaza mu mucyo mu izina rya Yesu Kristo ndabasenge mu izina rya Yesu yuko abegesha umugongo duhamagare Imana muri aya masaha senge cy'u Rwanda igihugu cyacu kigeze umutekano ushyiramo de bodesika oriya baba
baba yasikere baba shandere baba oria baba nekotaze bode stikere bode shandere baba oria baba hele bode stike shandere bode staya bifo oria baba hele bode staya bifa oria baba hele kotere boza boza bere bode sivere boda oria baba chia seria nekotaye baba sikere bode staya n'izina rya Yesu Kristo baba Imana yerango yurukubane natwe ndagushimiye cyane ko ari bode stike bode staya hari cyo ukoze mu Rwanda ni mu izina rya Yesu Kristo amen amen. Nimero zanjye rero noneho kugira ngo 078 078 02 gatandatu ikenda karindwi kane. Amen. Bo akumbo na batuje cyane kugumba ni bumayere ko nyine 078 gatanu karindwi kane 00 16 Profete Boaz Kigali mwana w'Imana ndabakunda cyane.